nguko abambere bamaze kubivuga, katubanze dushimire ishyirahamwe cyangwa se ubumwe bw'ababwoko bwacu bwatuye Nairobi gutekereza iki gitaramo kandi bakanatekereza ko babidutumiramo tukaza kubibamo. Turabashimiye. Kwigeze kubinenga mu minsi yashize mu gihe twabonaga bishishikajwemo gusa cyangwa bishishikawemo gusa n'abanyamakuru, ariko abayobozi bacu basa n'abatabirimo. Byagiye bisa nkaho ari iby'abantu ku giti cyabo. Kenshi twabanje kubifata nkaho ari abishakira views, twabifashe nk'abishakira umwuga wabo bakora, abacuruzi n'abadandaza ba Bonfils. Ariko noneho mwatweretse ko tari byo, mwabadefanze, namwe mwidefanze. Mwakoze. Tutarakomeza ndabaza ikibazo kimwe, nakibaza abadutumiye, abayobozi. Ese hano turi mu rusengero cyangwa turi muri sale mberabyombi? Turi mu kirambi cyangwa se muri sale. Urakoze cyane. Turabashimiye kuko mwadutumiye. Reka tushimire abasaza babanjije kuganira tunabanenga. Nta musaza wari wavuga umuco adafite ingofero, nta numwe. Ingofero mu muco wacu ni icyubahiro cy'umusaza. Mwakoze neza kuvuga ku muco, ariko njyewe si nyambara kuko ndavuga umuco n'ubukristo. Umuco uranemera kuyambara, ariko ubukristo ntibunemera kuyambara. Je vais m'expliquer. Kuko nimba ngiye kuvuga isano ry'ubukristo n'umuco, kurumva ko ngiye gushyiramo Kristo. Ntamuvuga Kristo wabambwe akazuka nambaye isapu. Isapu ni icyubahiro cya nyiracyo, ari we Kristo Yesu. Niwe nyiri umutwe wanjye mfite. Alors cyatatumye ndikuramo. Ibyo byose ni isomo ry'umuco nubwo tutarakomeza. Ndashimira bene data babanje, babiri babanje batubwiye hejuru y'umuco, ukuteye, ukuri, ukumeze, n'inkomoko yawo. Ahanini no bavuze ibintu bitatu niba mwabyumvise neza. Bavuze kuvuka k'umuco, bavuga gukura k'umuco, bavuga gutera imbere k'umuco, ndetse bavuga no gupfa k'umuco. Ndagira ngo nibyo mwatubwiye mwabasaza. Yego. Najyaga kuvuga kuri ibyo, ariko simbikomerezaho kuko babivuze mu buryo buhagije, ariko nje ndabivuga mu nshamake. Ariko noneho ndavuga umuco n'ubukristo.
iyo tuvuga umuco n'ubukirisitu tuba dushaka kumenyamwo ibintu byinshi. kurumva ko ni ibintu bibiri bivanze hamwe ariko bidafitanye ubujakure, ahubwo bijyana kure ariko bifite inkomoko imwe. ndababwira umuco n'inkomoko yawo, mvuge no gukura kwawo, mvuge n'iterambere ryawo mu buryo bwa Bibiliya. kuko akenshi abantu batekereza ko umuco na Bibiliya ari ibintu bibiri bidahuye. hari ukuba ibintu bibiri bikomoka hamwe ariko bifite imikorere itandukanye, cyangwa se imibereho n'imikurire n'imitandukanire bikaba bitandukanye. ndavuga inkomoko ya byombi d'une manière biblique, kuko amasaha baduhaye ari make cyangwa se umwanya wagiye, ndagerageza kubivugaho mu ncamake kuko abandi babanjije. Gasita wakurikiyeho yatubwiye wa muco tujuru, ariko atubwira indangagaciro z'umuco. gutabarana ni indangagaciro y'umuco. umuco muri definisiyo twasanze ari kimwe mu bintu bitatu bigize ubumuntu, cyangwa se bigize abantu, cyangwa se bigize itsinda ry'abantu. iryo tsinda ry'abantu rifite norme cyangwa rifite ibintu bine bituma abantu bitwa abo ari bo. uyu munsi wa none dushobora kwitwa abo turi bo kubwo itandukaniro ry'ibyo bintu bine. ikintu cya mbere ni ahantu abantu runaka batuye, agace kari geographique, agace gafite aho gatangirira n'aho gasoreza, agace gafite uko kitwa, agace gafite abo kitirirwa. turi kumwe? iyo tujya ku rusengero twavuga ngo haleluya, ariko rero mu muco wacu bajya bikiriza. ijambo rya kabiri rigize ubwoko n'imvugo. Yeremiya yabivuzeho, ba bantu bari muri ka gace bafite ahantu hamwe babarizwa, ndetse bafite n'igisekuruza, bafitanye amasano, batuye ahantu hafite limite geographique. abo bakongera bakagira ururimi rumwe rubahuza bose. icya gatatu bikaba ari amateka. bashobora kuba badahuje ibisekuruza ariko bahuje amateka. amateka gute? uko byagenze kugira ngo bisange muri ako gace. halo? uko byabagendekeye kugira ngo bisange muri ako gace. icyanyuma rero ni norme, ni umuco ari we turi ko tuvugaho. umuco rero muri makeya ndawudefinisa mu buryo bwa Bibiliya, sinkudefinisa nk'uko bariya basaza bawuvuze mu buryo buhagije,
ariko nje ndavuga inkomoko y'umuco, mvuga yuko umuco ukomoka muri Bibiliya. Ndabinginga abanyamakuru, mujya muvuga ibyo twavuze, tituba twahagurutse hano guhangana, ntabo duhangana nabo. Please, please, please. Number one, ntabwo turi abanyapolitike, turi abapasitori, turi abavugabutumwa. Halo? Ariko abavugabutumwa babuvugira mu muco wabo, bafite aho bakomoka, bafite igihugu cyabo, bafite ururimi rwabo, bafite entité géographique yabo, bafite nuko bateye. Amina. Niyo mpamvu umuco ubwabo muri Bibiliya ukomoka muri Bibiliya, ariko nababwiye umuco ukomoka ku Mana. Umuco ni gene y'Imana, umuco ni ADN y'Imana. Kuko ndimo ndefanda, kuko ndiko mvuga umuco n'isano ryawo na Bibiliya, ndakoresha ibice bitatu byo muri Bibiliya biguprova, bikwemeza ko umuco udahangwa na ba nyirawo, ahubwo ba nyirawo bawukomora kuwabahaye ubuzima. Bibiliya mu gitabo cy'Intangiriro igice cya mbere umurongo wa 26, Bibiliya iravuga ngo tureme umuntu mu nshusho yacu kandi ase natwe. Imana ihoraho, Imana ishingiye, ubumana bwayo bushingiye ku muco wayo. Sizirima mu nyumva, Imana igizwe n'umuco wayo, niwo uyiranga. Hari ibintu birindwi bigize umuco w'Imana, simbivuga, ndavuga ibyacu gusa. Ibyo ni ukuba hose, ni ukumenya byose, ni ugushobora byose, ni ukumenya byose. Uwo ni umuco uranga Imana. Turi kumwe? Noneho rero ngo ijya kurema umuntu, iravuga ngo tureme umuntu mu nshusho yande yacu ase natwe. Niba rero Imana yaremye umuntu mu nshusho yayo kandi ikamurema ngo ase nayo, ni ukuvuga ngo Imana ifite ishusho yayo ariyo yaduhaye, sawa, ariyo twaremewemo. Niba bavuga ngo tureme umuntu mu nshusho yacu, Imana igira ishusho. Ishusho y'Imana ni umuco wayo. Ko turajyana ijambo Bibiliya ivuga ngo umuntu yaremwe mu nshusho y'Imana. Nashobora no kubaza abasaza baraha, nashobora no kubaza bize baraha, nashobora kubaza nabandi baraha, munsobanurire icyo iryo jambo rivuga umuntu kuremwa mu nshusho y'Imana. Iyo nshusho y'Imana ni iyihe Imana yaremye mu muntu? Ntabwo ari amazuru. Iyo aba amazuru, twobanje d'abord kubanza kuidentifia ngo se izuru ry'Imana ni irihe, ni rirerire, ni rigufi, ni ribwataraye. Iyo biba amazuru, ko murumva ko babandi twobanje kumenya nimba ari aba bataraye, mwebwe abafite maremare mwokabaye mutari inshusho yayo. Yaba ari ukuvuga ngo ni yayandi, yego, ariko ishusho y'Imana mu muntu ni ibintu bine. Ndihuta. Ikintu cya mbere ni ukumenya. Yego, Imana yaremye umuntu imushiramwo icyitwa kumenya. Halo? Niyo mpamvu mu muco wacu priorite y'ubwoko bwacu bwose,
mu muco wacu wose ushingira kuri iri jambo ryo kumenya. Kumenya habamo uburyo bubiri, haba kumenyana. Ubwoko bwacu icyo tubanza mu buzima bwacu bwose, iyo uhuye n'undi aje akubwira ngo nyibwira. Pourquoi? Ni kamere y'Imana iba muri twe, mbere yuko ababyeyi bacu bayiparatika yabanje kuba ari kamere y'Imana iri muri twe. Sinzi nimba niko mbabwira ibi bihanitse cyane. Ngira ikibazo muri iyi minsi, abantu ntibakinyumva, ariko n'ubushake bwabo kutumva. Alo, iyo nza kugira umugisha bitari biturimo, nababwiraga intandaro y'intambara ya Hamas na Isirayeli n'inyana y'igaju, niyo ntandaro. Intandaro y'intambara ni amasezerano yo kugaruka kwa Yesu. Abakirisitu bararyamye, ntibazi cyari cyo, ntibazi naho kigeze, ariko bakirugwa birukanka ngo n'abakirisitu, atazi ejo hazaza h'umukirisitu. Urabizi ko ku itariki 9 z'ukwezi kwa 4 kuno gushize urusengero rwa Salomo rwaratangiye kubakwa. Urabizi ko byabujijwe na Hamas. Urabizi ko ari amasezerano y'Imana yatumye kugira ngo wowe ubanze witegure, tazatungurwa no kugaruka kwa Yesu. Amosi aravuga ngo ubwoko bwanje bwishwe burimbuwe no kutamenya. Uyo kutamenya niyo gift ya mbere Imana yahaye umuntu, ni ukugira ngo agira ate amenye. Turi kumwe namwe. Ubwoko bwacu bwari bufite ibintu bibiri, cyangwa mu muco wacu harimo ibintu bibiri bikomeye, ni ukwibwirana. Halo, icya kabiri ni ukubazanya amakuru. Ntabwo babikora gusa kuko ari umuco wacu, ndi kamere yande y'Imana mu muntu. Igihe rero utaye kwibwirana, udashaka kumenyana, ubuta ishusho y'Imana muri wowe. Birakomeye uyu munsi, mubifata uko ndiko mbivuga. Number 2, ishusho ya kabiri y'Imana mu muntu ni ugutekereza. Imana ntiyaremye umuntu nka telecommande. Imana ntiyaremye umuntu nk'igipopi, nk'inyamaswa. Niryo tandukaniro ry'iby'Imana yaremye. Iravuga ngo habeho, inyamaswa zibaho, ariko igeze ku muntu iravuga ngo tureme. Itandukaniro ry'ibyaremwe n'uwaremwe umuntu ni ugutekereza. Turaha ku mpamvu zo gutekereza. Bariya basaza bavuze biriya ku mpamvu zo gutekereza. Gasita atuganirije ibyo yumva ku mutima ni ukubera gutekereza. Umuntu rero iyo atagitekereza, ubumana buba bwaravuye muri we. Atekereza iki? Agomba gutekereza bya bintu bine nababwiye. Agomba gutekereza ko ari umuntu, halo, agatekereza ko afite aho abarizwa, agatekereza ko afite amateka ye, agatekereza ko afite umuco we. Halo, iyo bitekereje ibyo ngibyo, haza mu ishusho ya gatatu y'Imana yaturemanye, ni gufata ingamba, decision. Umuntu wese ubaho utagira ingamba, udafata decision, vedirike gushyira mu bikorwa ibyo wamenye n'ibyo watekereje, ni ukuhitamo gukora icyiza. Na Bibiliya iravuga ngo mwana w'umuntu, nagusabye gukora icyiza atari ikibi. Kumenya
kuzaguhe kwereka icyiza n'ikibi. Gutekereza kuzaguha kumenya guhitamo icyiza ukareka ikibi. Icyanyuma gishusho y'Imana mu muntu ni ubudahangarwa. Shua. Ubudahangarwa mvuga hano nuko umuntu ari free, afite uburenganzira bwo gukora icyo yumva nyuma yo kumvira cyangwa kutumvira ibitekerezo bye, nyuma yo kutumvira ibyo yamenye. Afite ubudahangarwa ntavogerwa. Niyo mpamvu mwese abari ahangaha ntawe bafatiye ku gukanu ngo bamuzane hano. Iyo ni inzira imwe nariko mvuga. Ibyo rero niyo ntangiriro y'umuco. Alors ibyo wa muco w'Imana niwo yashyize muwo yaremye. Turi kumwe namwe? Muri babandi rero Imana yaremye abantu witwa umuntu, uwo muco wagiye, ubwo niko navuze ko ndavuga kuvuka kwiki ku muco. Noneho rero tuvuge gukura ku muco. Turacyari kumwe? Intambwe ya kabiri yo gukura ku muco turabikura hano mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 11, aho bene Nowa bavuye mu nkuge, bavuyemo ari batatu, ari Shemu, Hamu na Jafeti. Bavamo mu nkuge. Icyo gihe isi yose nta muntu wundi wari uhari kuko bari bamaze kumarwa n'iki? N'umwuzure. Ko muranyumva? Noneho buri mwana muri abo ngabo aragenda arabyara arororoka. Abana ko ari batatu, umwe aba umunyafurika, uwundi aba umunyaziya, ubundi aba umunyaburaya. Uko niko abantu bakwiriye isi yose. Noneho rero umuntu ndavuga urugero rwa Kanaani. Kanaani yari mwene Hamu. Muri baba buzukuru cyangwa se muri babahungu ba Nowa. Umwuzure urangiye, haje kuza icyitwa umunara w'Ibabeli. Baratandukana. Mu gutandukana kwabo ndavuga urugero rwa Kanaani. Kanaani we yerekera iburasirazuba, aza za Putu, za Mizrayimu na za Kush. Noneho aba agiye iyo ngiyo, vuga munyumve, agenda ari Kanaani umuntu umwe, ajya ku musozi. Wa musozi yagiyeho agenda yitwa nde? Agenda yitwa nde? Kanaani. Wa musozi uhita witwa wande? N'uwiwe witwa Ikanaani, kuko hagiye Kanaani. Abana byaye bitwa Abanyakanaani. Murabyumva? Niko bagogi baje, ba Putu, ba Mizrayimu, niko baje Magogi, niko baje Abafilisitiya. Aba bose bagiye bakomoka mu babyeyi babo, cyangwa se bagiye bakomoka ku mubyeyi umwe, bakororoka bakitirirwa hahantu. Mbwira rero hahandi Kanaani yagiye nta wundi muntu yasanzeho, niwe uhahanze, niwe ubaye uwa mbere. Turi kumwe? Ni nako ubwoko bwacu bwavuye iyo. Nta mwanya mbifite, nabivuze kandi mu gihe cyashize, ndiko mvuga hejuru ya nationalité na patriotisme. Baragenda niko twaje kwisanga ku musozi w'Imurenge. Ko muranyumva? Tuhajya, ariko ababyeyi bacu ntabwo ari twebwe batangije. Twebwe turabuzukuru n'abuzukuruza b'ubwoko bwacu. Sasa wa wundi wabubanje wahaje, yasanze nta mupfurero uhari, nta mubembe uhari, nta bose, buri muntu wese araza, aja abiwacu baje muri kariya gace. Umubembe nawe aza akibubembe, umupfurero nawe aja muki bupfurero, kuko tudasangiye amateka. Tudasangiye ururimi rumwe,
bari bantu basangira ururimi, bariko bakora agglomeration, bariko bakora bakegerana kugira ngo bavuge bumvikane. Turi kumwe kuko bafite amateka amwe. Niko ubwoko bwacu bwaje kwisanga hagati ya Gashya na hehe n'Inganje. Ko murabyumva ariko noneho bababyeyi bacu bicara hasi bategetswe na za norme z'Imana, bategetse na ya nshusho y'Imana iba muri twe yaturemanye. Turi kumwe. Noneho rero bashyiraho amategeko abagenga y'imibanire yabo, imibanire hagati y'umwana na se, imibanire hagati ya se n'umwuzukuru, imibanire hagati ye n'abuzukuruza. Bashyiraho imibanire hagati yabo n'abavandimwe babo n'inshuti zabo. Noneho nicyo cyitwa umuco. Halo, buri rugo rwose rugira amategeko yarwo. Amategeko yo kwa Kavoma siyo mategeko yo kwa Bishop, siyo mategeko yo kwa Gasita, siyo ko mategeko ya kwa yewe wendi wanje. Nashyizeho amategeko kuko umwana wanje adashobora kugera saa 2 akiri hanze, ariko wowe ntibikureba, wowe n'abana bawe nubwo boza saa 7 nubwo boza saa 8, kuko si itegeko ryo mu wawe. Muraryumva? Rero uwitwa umunyamurenge wese bafite aho bahuriye kuko bahuje ururimi rumwe, bafite n'imibanire y'uburyo bumwe, bakagira ibyitwa byemewe n'ibitemewe, ari byo twita kirazira n'ibindi twita ikinyabupfura. Halo, halo. Iyo wakoze icyemewe n'abasaza, icyo nicyo cyitwa ubufura cyangwa indangagaciro. Iyo wanyuranyije n'ibyo ababyeyi bashaka, babyita iki? Babyita kirazira, cyangwa icyo gihe biba bibaye ubuhemu. No. Noneho rero za ndangagaciro batubwiye bariya basaza byitwa umuco, byagezaho kuko bikomoka mu nyumve, kuko bikomoka mu bwoko bumwe bw'Abayuda. Halo, b'Abayuda kuko ari bo nakurikiranye, baje kugira icyitwa evolution cyangwa iterambere ry'umuco wabo. Mu nyumve, Abayuda baje kugira iterambere ry'umuco wabo. Navuze kuvuka kwabo k'uwo muco, mvuga gukura k'umuco. None tuvuge ni iterambere ry'umuco. Turarisanga muri Kuva igice cya 20. Mose n'ubwoko bwabo bageze ku musozi wa Sinayi. Imana yari izi kwibakuye mu Egiputa ibajyana mu gihugu cyabo muri gakondo. Turi kumwe namwe. Bituma Imana yicara hasi iharatura amategeko 10 ku bisate 2 by'amabuye. Birya arya amategeko niwo muco w'Abayisirayeli. Halo, halo. Ariko noneho mwibuke kuko wa muco w'Abayisirayeli, Yeremiya yatubwiye ngo nta muco mwiza ubaho, nta n'umuco mubi ubaho. Buri muco wose uba mwiza kuri ba nyirawo ukaba mubi ku batari ba nyirawo. Turi kumwe namwe. Urugero, hari ibyo twebwe twemerewe n'umuco wacu kuvuga, abandi ntibemererwe kubivuga. Hari ibyo umuco wacu wemere utatwemerera, ariko ku bandi ari nta kibazo. Bageze ku musozi wa Sinayi, Imana ibaha amategeko 10. Mukurikire neza. Ya mategeko 10 yarimo ibisate 2 by'amabuye. Igisate kimwe cyariho